أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة ونسأل الله أن يجعلنا منه اللهم آمين أما بعد ikuzo nishimwe na wundi bikwiriye uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Ndasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yataka intumwa ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu bamalayika akanayihundagazaho amahoro yo nabayo mu rugo n'abasangira ngendo bayo n'abayikurikiye n'abazakomeza kuyikurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Saba Allah subhanahu wa ta'ala yuko twese yadushira muri abo ngabo, Allahumma amin. Hanyuma y'ibyo agaraguba Allah, nk'uko bisanzwe dukomeje amasomo yacu y'ururimi rw'icyarabu mu gitabo bita Durusul Lughati al-Arabiyya li ghayri an-natiqina biha, amasomo yigisha ururimi rw'icyarabu ku bataruvuga cyangwa se ku yigisha icyarabu ku batakivuga. Twabonye byinshi mu ntangiriro, tubona ibijyanye n'iki gitabo, tubona ibyo cyigisha, tubona ibyiza byacyo n'ibindi bitandukanye mu somo rya mbere ubwo twakoze introduction, ndetse tunajya mu somo rya mbere tubona n'uwacyanditse n'abagiteguye, tunabona yuko ari igice cya mbere. Ubushize rero twarebeye hamwe ikinyazina nyereka cyangwa se ikinyazina cyerekana. Ubwo muri make iyo tuvuze ngo hadha tuba tuvuze ngo kiri nako iki cyangwa uyu cyangwa iyi, uko ubishaka bitewe n'icyo uvuze. Urugero ari indobo, tuvuze ngo hadha dalwun twavuga ngo iyi, ariko tuvuze ngo hadha rajulun twavuga ngo uyu. Tuvuze ngo hadha kitabun twavuga ngo iki. Tuvuze ngo hadha baytun twavuga ngo iyi, kwako tuvuze inzu. Bitandukanye rero, bitandukana bitewe n'icyo tuvuze. Ibi byose ngira ngo nibyo twabonye. Reka rero dukomereze ku bindi bishyashya, ariko mbere yuko tubikomerezaho ndavuga gatoya ku byo twabonye. Twabonye ikinyazina nyereka hadha nk'uko twabivuze ko bisobanuye ngo iki, uyu, ndetse twavuga naho byasobanura ngo iri, bitewe, yani biterwa n'icyo ugiye kuvuga, aricyo hadha. Noneho nyuma yo kubona iki kinyazina hadha, twabonye noneho ni gute nabaza ngikoresheje. Ni gute nabaza ngo iki ni iki. Tuza kubona ko twakoresha kimwe mu bintu bibiri. Imma nshobora kuvuga ngo ma hadha, ma hadha bisobanuye ngo iki ni iki. Noneho tugasubiza bya bindi twize mu somo. Nanone tubona ko ushobora kubaza ukoresheje ngo ese, yani ukabaza kubera ko uri gushidikanya kuri icyo kintu. Ahadha baytun, ese iyi ni inzu. Ahadha rajulun, ese uyu ni umugabo. Bil aksi, binyuranye nuko twabonye yuko ma ibaza ku bintu gusa. Ma iravuga ngo ese iki ni iki, ese iyi ni iki. Ariko a yo ibaza haba ku bantu ndetse n'igihe ataraba. Igisubizo cy'iyi a ivuga ngo ese, ahadha baytun, ese iyi ni inzu, ngo a iyo dusubiza dukoresheje imma naam cyangwa se la. Na barakallahu fikum, ngira ngo ababyibuka n'abari bahari, ibi ngibi nibyo twize. Reka rero tunyarukire ku kintu gisha nanone, kikaba ari igice cya kabiri cy'isomo rya mbere. Ndavuga ngo ubushize twize igice cya mbere cy'isomo, cy'isomo rya mbere. Ubu ngubu tugiye kurebera hamwe igice cya kabiri cy'isomo rya mbere. Nk'uko twabibonye, twize ikinyazina nyereka hadha, twiga uburyo bakibaza, ariko ahanini dukoresheje ibintu. Noneho tugiye kureba niba ma hadha, iyo umuntu ayikoresheje akavuga ngo ma hadha, iki ni iki, ko twabonye uburyo tubaza ngo iki ni iki.
iyi ni iki cyangwa se iri ni iki, noneho tugiye kubaza ngo uyu ninde, oho twabigenza dute? Icyo ngicyo nicyo tugiye kureba muri iki gice by'umwihariko. Hari inyuguti tuvuga tuti, hari inyuguti iri ahangaha tuvuga tuti man. Iri jambo byari byo byose ntago abantu benshi turiyobewe, uzumva abantu bakunda kurikoresha cyane cyane abantu bumvishe ku Cyarabu mbere. Iri cyangwa se iyi nyuguti, reka ndeke kuryita ijambo, inyuguti man. Iyo tuvuze ngo man mu Cyarabu tuba tugamije iki? Abarabu bavuga ngo ismu istifham lil aqil, ismu istifhamin lil aqil, ni izina cyangwa ikinyazina kibaza ku bintu bifite ubwenge. Ni ukuvuga ngo man bisobanuye ngo inde, man bisobanuye ngo inde. None iyo dufashe inde tugateranyaho hadha, biravuga ngo uyu ninde, uyu ni hadha, man bikavuga ngo ninde. Mu gihe ma bisobanuye ngo niki, turajyanirana. Ibi bintu ngira ngo biri kumvikana. Ubushize twize ma hadha bisobanuye ngo iki niki, ubwo bigasobanuka ko ma bisobanuye ngo niki. Noneho man iyo tubonye nona isobanura ngo ninde, byahura na hadha tugahita tuvuga ngo uyu ninde, tugahita tuvuga ngo uyu ninde. Ngira ngo ibyo ngibyo nabyo birasobanutse. Man bisobanuye ninde, duteranyijeho hadha bihita bibyara uyu ninde. Noneho reka tujye mu ngero nyuma yo gusobanukirwa. Hano barimo baravuga ngo man hadha, uyu ninde. Noneho bahise batangira kubaza. Noneho ahangaha bari kuvuga ngo man hadha, hakaba hari ishusho y'umugabo, hari ishusho y'umugabo, ariko uyu mugabo yambaye imyenda y'abaganga. Bisobanuye yuko dukeneye kumenya ngo umuganga mu Cyarabu bamwita ngo iki. Nizere ko buri wese afite ikayi n'ikaramu. Nizere ko buri wese afite ikayi n'ikaramu. Ni ikosa kwiga Icyarabu nta kayi n'ikaramu ufite n'ubundi bumenyi bwose. Nango udafite ikaramu ndetse n'ikayi arimo arahomba. Idhan nituvuga ngo man hadha, turahita tureba iyi foto bari kutwereka. Uyu muntu yambaye imyenda y'abaganga. Umuganga mu Cyarabu bamwita tabibun. Tabibun, tabibun bisobanuye mu Cyarabu, bisobanuye nako mu Kinyarwanda bisobanuye umuganga. Iri jambo turyandike, twandike n'ibisobanuro. Tabibun bisobanuye umuganga. Noneho iyo tubajije ngo man hadha, uyu ninde, duhita dufata hadha tukongeraho izina ry'icyo turi kureba. Tugahita tuvuga ngo hadha tabibun, uyu ni umuganga. Hadha tabibun, uyu ni umuganga. Uyu ni umuganga. Noneho turakomeje ku ngero zacu. Nanone barongeye baratubaza ngo man hadha. Noneho niki batubajije? Hano hari umuntu ariko ukiri mutoya cyane, bisobanuye ko ari umwana w'umuhungu ukiri muto. Ugahita wibaza uti uwo mwana mu Cyarabu bamwita ngo iki? Iryo jambo ugomba kurimenya kugira ngo umuntu nakubaza ngo uyu ninde ubashe kumenya icyo umusubiza. Umwana muto w'umuhungu mu Cyarabu twarabibonye ko bamwita waladun. Umwana muto w'umuhungu bamwita waladun. Idhan nubona hari waladun, umwana muto w'umuhungu, bakakubaza ngo man hadha, uyu ninde, uzasubiza uti hadha waladun, uyu ni umuhungu cyangwa se umwana w'umuhungu. Umwana w'umukobwa twabonye ko bamwita bintun.
umukobwa bamwita bintun, mu gihe umuhungu bamwita waladun. Tayib, ubwo kavuga ngo hadha waladun, uyu ni umwana w'umuhungu. Tayib, ikibazo, ese umugabo twamwita waladu? Ko tubonye ko waladu bisobanuye umuhungu, igisubizo ni uko aho ngaho ntabwo wamwita waladu, kubera ko waladu niba ntibeshe ni umwana ukiri mutoya, naho rajul ni umugabo mukuru, naho shabun ibyo tuzagenda tubibona ni umusore, umuntu uri mu myaka 14, 15. Swabi ni umuntu uri mu myaka 12, 10. Ibyo byose tuzagenda tubibona insha Allah. Hari fata n'andi mazina menshi. Noneho nanone turi kubona umuntu ahangaha ufite briefcase. Hari abantu bagendana briefcase, hari abarimu, ariko nanone n'abanyeshuri bagendana briefcase. Uyu muntu rero wambaye gutya twamwita umunyeshuri, noneho bakavuga bati man hadha, uyu ninde? Biragusaba kumenya ninde mu Cyarabu. Niyo mpamvu igihe cyose ushaka kumenya ikintu, kugira ngo ucyerekane nyine bakigusobanurire, nukuri buvuge ngo man hadha igihe ari umuntu, cyaba ari ikintu kavuga ngo ma hadha. Ubwo ahangaha ngira ngo dutangiye kumenya akamaro k'ibi ngibi turimo turiga. Bisobanuye yuko impamvu uwapanze iki gitabo yahereye kuri hadha, niye mpamvu buri wese ahita asobanukirwa ko ari uko umunyeshuri akeneye kumenya uburyo yabaza ijambo rishya atazi, atavuze urundi ruri muri Cyarabu. Bisobanuye yuko iri somo niturivaho, sayusbihu ala kulli wahid imkaniya au indahu imkaniya lisuali ala ayi shay. Buri muntu azaba afite ubushobozi bwo kubaza kuri buri kintu cyose mu Cyarabu bitagombeye ko akoresha Ikinyarwanda. Uzaba ushoboye kumbaza ngo man hadha, mite ngusubiza ngo hadha bisobanuye gutyo. Nituva kuri iki tuziga ikinyazina cyerekana ikintu kiri kure. Twakomeje. Noneho arabaza ati ahadha waladun, ese uyu ni umwana? Iki ngiki ntago ari gisha. Nyuma yuko uwanditse igitabo amaze kutwigisha man ndetse nama icyo bikora ndetse na hadha, ahise afata ibyo twize byose mu somo abihuriza hamwe. Noneho agiye kutwereka uburyo dukoresha a ku bantu. Ubushize twayize ku bintu, noneho tugiye kuyikoresha ku bantu. Ari kubaza ati ahadha waladun, ese uyu ni umwana w'umuhungu? Ariko noneho buri wese ahangaha ari kureba umuntu w'umugabo mukuru, ariko noneho agahita yibaza ati ko noneho ngiye kubisubiza, ese nabanze umugabo uko bamwita? Twabonye yuko umugabo bamwita rajulun. Ubwo urahita uvuga ngo bitewe n'uwo uri kureba, urahita uvuga ngo la hoya hadha rajulun, uyu ni umugabo. Kubw'iyo mpamvu tugahita twibuka neza ko twabonye iyo bakubajije ngo ahadha, ese uyu, cyangwa se ese iki, usubiza igisubizo gikoreshejwe inyuguti imwe muri ebyiri. Imwe ni naam igihe ari byo, indi ni la igihe atari byo. Igihe atari byo ukoresha la. Twakomeje twibutsa abantu ko turi kuri page ya 9. Ubu tugiye ku ya 8. Noneho aravuga ati ma hadha, iki ni iki? Tumaze kuvuga yuko amaze kutwigisha hadha nama na ahadha na man, yahise abifata noneho nyuma abishira hamwe. Aravuga ati ma hadha, iki ni iki? Navuze ni igihe cyose ubajijwe ngo ma hadha, ujye ubanza ushyira ibitekerezo ku cyo bakubajije, ubanza ukirebe, numara kukimenya utekereze ku zina ryacyo ubone gusubiza. Ahangaha babajije ngo ma hadha, ni nkaho bari gutunga urutoki. Iyi foto iri ahangaha ni ifoto y'iki? Ni ifoto y'umusigiti. Uhita uvuga uti harya umusigiti bawita ngo iki? Igisubizo nuko umusigiti bawita masjidun, Noneho iyo uri gusubiza ugahita uvuga uti ubwo ndafata hadha neranyeho masjidun, ndavuga ngo hadha masjidun,
uyu ni umusigiti, bigahita bisobanura yuko umuntu uri kwiga Icyarabu aba akeneye amagambo yo kukivuga, aba akeneye amagambo yo kukivuga. Niyo mpamvu igihe cyose tuzajya twohereza inyunguramagambo, nyamuneka ntukazisuzugure, ahubwo uzazifate uzishikameho, uzishikameho kubera ko nizo zizagufasha kumenya Icyarabu. Twabonye aya aho Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ati wa'allama adama al-asma'a kullaha, ngo Allah yigishije Adam amazina y'ibintu byose. Niye mpamvu ntago wavuga utazi amazina y'ibintu, yewe ni wavuga utazi inshinga, ntago wavuga inkuru y'ibyabaye kandi utazi inshinga. Ugomba kuvuga ngo haje umuntu bigenda gutya, urumva ukuza kwe ugomba kubuza iyo nshinga. Ibyo byose rero nitwohereje inshinga cyangwa se bituba turi kuvuga ngaha, nyamuneka ibikagucika utabyanditse kugira utabyibagirwa. None baravuga ngo man hadha, uyu ninde? Linufridu, wenda tuvuge yuko wenda uwo turi kuvugaho uri kureba hariya ari umucuruzi. Umucuruzi urahita uvuga ngo bamwita ngo iki? Umucuruzi bamwita tajirun. Ubwo niba kubaza ngo man hadha, uyu ninde, uravuga ngo hadha tajirun, uyu ni umucuruzi. Noneho barakubajije ngo ma hadha, iki ni iki? Ariko hariya ukaba uri kureba inyamaswa bita imbwa, ubwo uri buze kuvuga ngo iki? Hadha kalbun, iyi ni imbwa. Imbwa mu Cyarabu bayita kalbun. Wabyica ukavuga ngo qa, ukaba uvuza umutima. Tubijyanirane neza. Kalbun ni umutima, kalbun ni imbwa, bitandukaniye kuri ka na qaf. None bahita babaza ngo ahadha kalbun, ese iyi ni imbwa? Iyi ngiyi nitureba ifoto turabona ari ipusi. Ipusi bayita ngo iki? Ipusi bayita qitun. Ubwo urahita uvuga ngo la, hoya, hadha qitun, iyi ni ipusi. La hadha qitun, hoya, iyi ni ipusi. Ipusi bayita qitun. Nanone umwe muri mwebwe ahise abaza ati reka, none se ngiye ko numvishe ko ipusi bayita hirratun. Ndahita mubwira nti Icyarabu gifite amagambo menshi asobanura kimwe, kugeza ubwo intare mu Cyarabu ifite amazina arenga 81. Umwarabu yayavuga akavuga rimwe muri ibyo, tugasobanura ngo intare yitwa usamatun, intare yitwa hamzatun, nako hamzatun, intare yitwa asadun. Ayo namwe mu mazina y'intare. Ubwo rero iryo washaka ryose warivuga, ariko biba bifite itandukaniro ritoya. Hakaza indi nyamaswa. Aya ni amagambo turi kunguka, tukunguka n'isomo turi kwiga, ko turi kwiga ikinyazina. Aravuga ngo wenda twibaze ko wenda umuntu bamubajije bati ma hadha, iki ni iki? Aravuga ati hadha, iyi, turebe iyi ni iki? Iyi ni ipunda. Ipunda mu Cyarabu bayita ngo iki? Bayita himarun cyangwa se indogobe. Turavuga ngo himarun, ubwo turahita tuvuga ngo ma hadha, iki ni iki? Uhita uvuga ngo hadha himarun, iyi ni indogobe. Ibi bintu tujye tubifata mu mutwe. None baravuga bati ahadha himarun, ese iyi ni indogobe? Ariko ahangaha turi kureba ifarasi. Ubwo icyo gihe urasubiza ngo iki? Urasubiza ngo la, hoya, hadha hisanun, iyi ngiyi ni ifarasi. Ifarasi bayita hisanun. Impamvu ndi kubivuga gutya ni ukugira ngo umuntu amenye uko babivuga, ukabivuga neza. Hisanun ni ifarasi, hisanun. Tayib, aravuga ngo wa ma hadha, iki cyo ni iki? Nta kindi kintu kigira umugongo umeze gutya uretse ko ari ingamiya. Ingamiya none bayita ngo iki? Ingamiya bayita jamalun.
hari n'undi uza akambwira ati hoya ngenzi ko bayita naqa. Navuze ngo icyarabu kigira amagambo menshi, uzafata ibyo ushaka, ariko ntabwo biba bisobanuye yuko n'iryo abandi bavuze atari ryo igihe ari ryo koko. Hanyuma nanone bigatandukana, ugiye kuvuga ingamiya y'igitsina gore ntabwo ameze nk'ugiye kuvuga iy'igitsina gabo. Ubwo ngubwo ayo mazina ugomba kumenya atandukanye. Nk'uko mwabibonye, bagiye bakoresha ma hadha igihe ari ikintu, bagakoresha man hadha igihe gifite ubwenge ari umuntu. Noneho a iyo twayikoresheje haba ku bantu cyangwa se ku bintu. Reka tugire ibindi tuvuga wenda mu musozo w'iri somo biri ku ruhande mu guhina isomo muri rusange. Ariko mbere yuko tubivuga, reka tubanze dusoreze kuri ibi ngibi bisigaye. Baravuga bati ma hadha, iki ni iki? Ugasubiza uti hadha dikun, iyi ni isake. Isake bayita dikun. Noneho barongera barabaza bati man hadha, uyu ninde? Uyu nguyu. Tuzi ko umuntu uba uhagaze imbere y'abanyeshuri arimo arandika, yaba ahagaze cyangwa ari kubigisha, bamwita umwarimu. Umwarimu mu cyarabu rero afite amazina menshi. Aha ngaha badufatiyeho rimwe, bamwita mudarrisun, umwarimu. Mudarrisun, ubwo ugahita uvuga ngo hadha mudarrisun, uyu ni umwarimu. Noneho barabaza bati ahadha kamisun, ese iyi ni ishati? Iyi ni ishati? Aravuga ngo la, hoya, hadha min dirun, ngo iyi ni mushwari, imwe dukoresha twihanaguza cyangwa se twipfunisha n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Iyi ni mindirun. Kamisun twabonye ko ari ishati cyangwa ikanzu, mindirun tubonye yuko ari mushwari. Na ahangaha niho isomo muri rusange rirangiriye. Noneho umuntu aramutse avuze ngo man hadha, uyu ninde? Ugasubiza ngo igihe ari umuganga, hadha tabibun, uyu ni umuganga. Twaguha vi kuko bakubajije umuntu usubiza umuntu. Man hadha, hadha waladu. Man hadha, hadha talibun. Ariko bakubajije ngo man hadha, uyu ninde? Ugasubiza ngo hadha kitabun, iki ni igitabo. Twahita tuvuga ngo wakishe. Kubera iki? Kubera yuko bakubajije bakoresheje man ivuga ku muntu, ukoresha uhita usubiza ibintu. Bakakubaza ngo man hadha, uyu ninde? Ukavuga ngo hadha qalamun, iyi ni ikaramu, waba wabyishe. Ariko bavuze ngo ahadha tabibun, ese uyu ni umuganga? Ukavuga ngo naam hadha tabibun, yego uyu ni umuganga. Ibyo twavuga ngo nibyo, kubera ko iyi ngiyi ntabwo irebana n'ibintu cyangwa abantu, byose irakora. Bakubwiye ngo ahadha kalbun, ese iyi ni imbwa? Naam hadha kalbun, yego iyi ni imbwa. N'ibindi. Mu gusoza rero cyangwa se mu mpera y'isomo ndavuga twize icy'ubundi. Twize ikinyazina nyereka cyerekana igitsina gabo kiri hafi, kikaba ari ikintu kimwe, cyaba gifite ubwenge kitabufite, aricyo hadha, bisobanuye ngo iki. Turangije tubona inyuguti ebyiri zibaza, harimo na keshatu. Harimo ma bisobanuye ngo ni iki, ikoreshwa ku bintu. Hakabamo na man isobanuye ngo ninde, ikoreshwa ku kintu. Turangije twiga n'indi isobanura ngo ese, ariyo a, ahadha kamisun, kugera ku musozo. Nabangira ngo rensoreza saba Allah ko yaduha kubisobanukirwa no kubishyira mu bikorwa. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngira ngo mbahe umwanya w'ibibazo ku muntu ushaka kubaza, ndetse tunarebe kuri uyu mwitozo. Harimo umwitozo umwe gusa. Namuhawe ikaze ku bibazo insha Allah. Ufite ikibazo ahawe ikaze. Namuhaba ikibazo. طيب
ndibaza ko ntawe uhari, noneho ngewe reka mbaze. Ndabaza ngira ngo mwabonye uburyo bamanika ukuboko. Mumanika ukuboko, uwo binanira ubwo nta kibazo aravuga ngo ngewe. Na ma hadha almuhimu, ibi ngibi ntago bigombera kubibaza kubera yuko ni ibibazo bidafite amafoto, nta nubwo harimo ifayida nini. Uyu ni umukoro wo mu rugo inshallah. Bavuze ngo ikra waktub, soma unandike, soma unandike. Ibi ngibi turabigira umukoro wo mu rugo, reka tuzige iby'ubutaha inshallah. Ubwo buri wese araza kubyandika mu kayi, narangiza azanabinsomere biidhnillah. Saba Allah ko yabongerera. Niba nta kibazo twasoza. Khamisi Usama, ufite ikibazo? ntacyo nanyo. Ninde ufite ikibazo? Haramutse hari ufite ikibazo, igitekerezo cyo yifuza kitagenda neza cyangwa se uburyo yifuza, yatubwira inshallah. Twarangiza tugasoza tukazahura ku isomo ry'ubutaha. Mbibutsa yuko amasomo y'ubutaha yose n'ubundi tuzajya tuyiga kuri aya masaha. Naam, ni Abdul Qadir. Naam, Abdul Qadir. Alhamdulillah, wakoze cyane, turagushimira. Ndabona aya masaha ari meza cyane kurusha ariya yo ku manywa. Alhamdulillah. Naam, ku ruhande rwawe urabona agukwiye. Barakallahu fikum. Amen. Naam, ndabona mwese nta kibazo. Niba nta muntu usigaranye ikibazo, nasoza inshallah. Hanyuma ndibuze kuboherereza ifoto iriho amagambo y'Icyarabu azakomeza dufasha. Buri cyumweru tuzajya twohereza ifoto. Uno munsi turohereza ifoto irimo amagambo akoreshwa mu shuri. Ubutaha tuzohereza irimo amagambo akoreshwa mu rugo biidhnillah. لا لنا نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.